hano asset manager agiye kwinjira muri system yacu, tugiye kureba ibikorwa asset manager yemerewe gukora muri ino system yacu. Twinjire, izo ni credentials zo twashyizemo. Asset manager akimara kwinjira muri system abona dashboard imeze gutya, imwereka ibikoresho byose bifite muri facilities ziri registered muri system, ikamwereka ama asset category n'amafaranga zoom करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं होम पेज। ikamwereka ibikoresho byose byamentejwe, amafaranga yabyo. Ibikoresho bibiri bifite agaciro ka miliyoni. Maintenance cost amaze kugendaho ni 45,000. Tukabona ibikoresho biri gukora, ibyapfuye, ibintu byabaye maintained, tukabona ibyatijwe, ibyagarutse, akabona ibikoresho biri ku bakozi, byasanzwe ku bakozi biri gukoreshwa n'abakozi, tukabona abasupplier basuppliinze ibyo bikoresho, umubare wabo. Ahangaha turamutse dukanze hano kuri Muhabura, twagiye tukareba the assets zihagazeyo. Mbere yo gukora ibi ngibi, asset manager ashobora kwadingamo igikoresho gishyashya, anyuze hano kuri add asset, akuzuza zino information kugira ngo igikoresho cyinjiyemo, yuzuzamo izina ry'igikoresho, value asset description, acquisition value, agaciro gifite, asset code, serial number y'igikoresho, manufacturer, brand, model, note, any comments about that asset, received year, umwaka bacyakiriyemo, asset type, asset type, asset azinjizamo muri system. Okay, agashyiramo asset subtype, nazo ziba zarabaye registered by asset manager. Asset facility, inyubako tuyishyizeho, hano dufitemo inyubako ebyiri, izindi nazo zemerewe kuba zakadingwamo. Umusupplier ukizanye, dufite abasupplier babiri, Niyitegeka Bruno and Manuel Fulgence. Tugahitamo supplying icyo gikoresho, tugahitamo ifoto ye, tugashyiramo na residual value, agaciro gisigaranye. Iyo arangije akora kuri add, igikoresho kikaba cyinjiye muri system. Barakubwira ngo asset yitwa laptop i5 yabaye added. Okay, so kimara kuba added, gihita kiza kikidisiplayinga ku bindi dufite muri stock. Hanyuma hano iyi ni raporo y'ibikoresho dufite. Ifite asset description, acquisition value, asset code. Iyi ni code y'igikoresho ihabwa muri UR cyangwa se muri campus yacu, iba generated by system notes, umwaka cyinjiye muri system. Asset type na asset subtype, facility giherereyeho, n'umusupplier wagisuppliers. Ahangaha ashobora kuba yaviewinga information z'icyo gikoresho. Izi ngizi zimwe twari twujuje zose. Aha tukaba tuvuze mu kanya tujya ku kandi gapariti gakurikiyeho.